abadukurikiye mwese, uyu musozi wabaye igisubizo cy'ibibazo byose abantu bari bafite. Uyu musozi watumye abantu bongera kubona amahirwe y'ubuzima. Uyu musozi Yesu yagiyeho yarabyemeye, aho yageze avuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe cy'indenge. Yabonaga bimugoye, arimo asenga Imana imwongerera imbaraga. Tekereza kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Tekereza kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Arimo asenga mu isengesho. Yesu arimo asenga abira ibyuya bivanze n'amaraso, kubera ko yabonaga urugamba ruri imbere rukomeye. Data, tanga kwihangana ku mitima y'ubwoko bwawe. Bantu bararuhutse kubera ayo maraso ya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, wapfuye akazuka. Abantu mwese mwari muri Pasika, mwese reka mbabwire ngo mukomere. Yesu yatsinze urupfu. Yesu yaratsinze, ntabwo akiri mu gituro. Yazutse ubwo yatsindaga urupfu, agahambira Satani. Haleluya. Ubundi akongera akazuka n'icyubahiro n'ubutware. Nibye witinya rero, wowe wibereye mu rugo, wowe wicaye aho ngaho uhangayitse ufite ibibazo byawe. Yesu yaraturuhuye, yabaye ubuciro bwacu. Haleluya. Yabaye ubugingo bwacu, yabaye ubuzima. Yesu abamwiringira nta na rimwe, nubwo twaca mu bikomeye, abamwiringira nubwo mwaca mu bikomeye, Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Dufite ibyiringiro rero bifite ubugingo uko biri kose. Yesu yarakoze. Iyi Golgota ifite umwihariko ukomeye cyane. Mu misozi yose abantu babonye baciyeho, uyu musozi ufite amateka akomeye. Wamenetse amaraso y'igiciro, wahindutse umugisha ku bantu bose uyu musozi. Haleluya. Yesu yarakoze cyane, yarakoze kwitanga n'umusozi w'umwihariko. Ndirimbirimo amagambo meza akomeye. Mwongere mukomere, abatabona aho gusengera mwihangane, ibihe biragoye, ariko Imana iri kumwe namwe. Muhanga amaso Yesu ari kumwe natwe. Haleluya.